So guys, tubahaye ikaze kuri Magaka Film nk'ibisanzwe. Ni wa mwanya tuba dushaka kugira ngo dusangire ubuzima cyangwa dusangire ibiganiro bya buri munsi. Kuri uno munsi dufite umutumirwa wacu. Ntago twamuvuga ahubwo yabanza akatwibwira tukamenya umuntu tugiye kuganira nawe, n'abadukurikiye bakamenya umuntu ugiye kubaganiriza. Watangira twibwira. Okay, muyakotse banyita Nyakatsogo Nyabaye muyuka kabaye kepo. Kaba natumiye natsatse hano hatoyeza. Nakotse. Sasa urakoze. Nyakazo bimeze bite se? Meze neza. Urakomeye? Ndakomeye. Ubwo duherukana wari ufite amakuraje menshi byatari. Ubu byagenze gute? Na n'ubu ko zifite ya. Urazifite? Nkape. Reka. So dukomeza kubwira abantu gukanda subscribe rwose kuri Magaka Film mudushyigikire kugira ngo tuzajya tubana umunsi kuwundi. Erega mutadushigikiye ntago twakora bino bintu. Ni ukuvuga ngo nimwe imbaraga zacu, mudahari ntago twakirirwa dukora rwose. Rero no munsi twashatse kugira ngo tugarure Nyakazungu. Abantu bakomeje kutwandikira batubwira ngo Nyakazungu tuzamugarure rwose aduhereza amakuru yose, kuko ubushyize ndakeka ko twakoze akaganiro gato Nyakazungu. Twakoze akaganiro gatoya turi kwihuta, ariko no munsi ndakeka ko dufite umwanya uhagije ku buryo tugiye kuganira rwose tukayamarayo yose amakuru yose. Takibaza. None meze gute? Kutari kureba muri kamera? Takibaza. Tagaye. Kuko Katsake tagaye tazakuye umupira. Katsake tanikitse. Urajya kureba umupira? Ako Nyakazungu. Nyakazungu ni umuti w'amenyo. Nyakazo bimeze bite se? Meze neza. Ubuzima buragenda fresh? Oyagenda. Ndabona ufite inkovu nyinshi cyane. Byagenze gute? Nakoze impanuka. Wakoze impanuka? Cyagiye dutandukanye. Hari yashyizemo nk'iminsi nk'ingahe rasi nk'itatu? Oya, tanumutse. Kwayikoze ko kwa gatandatu kuko tumye nyine niko nayikoze. Nibwo wakoze impanuka? Pole we. Mushuti wawe niwe wambwiye ati rwose Nyakazungu yarapfuye, ni Imana ikenza akaboko. Byagenze bute se Nyakazungu? Nyine nahiti kuri moto. Nuko nayigiye kuyubuwa nyine kubera nyine hari ibyo nayigiye kuko yakuyubuwa. Noneho nuko iti moto tutayanagiyeyo tugeze Kiboto. Tuhita tukayipanuka twayikoze 225. Pole rwose. Ego. Mwese mwararokotse n'umumotari wari ugutwaye? Sizi kuko nayize keta no muyikoma nyine. Nawe kuba apfuye. Nuko. Ufite amashimwe menshi? Ova. Tsetseka. Ni atari? Nkape. Ndabona rwose ufite inkovu. N'iryinyo ariko ryo hasi ryavuyemo. N'iryinyo zavuyemo. Usaba ngo ntibagiye kukwanga Nyakazu? Akayaga ukoze ntitufite ubushobozi ko kunyaga. Umutu kwaka n'ubuti takaba kukota. Ukoze wakwaka umuntu kubera yakoze impanuka. Wapi? Ahubwo n'ubutacu yabakwaka. Reka. Ako ngo no muri kempura yowe Nyakazu. Sugi. Jya hirya kuko twicira ikiganiro. Nyakazu. Kaya. Nta mungu ufite ubushobozi bwo kukwanga? Reka. Ubwo bushobozi wabubona? Reka. Wapi? None se n'ubutakwatse n'ubuti siyaba kukota. Asa Nyakazu ufite umufiance? Reka. Aho buri sengo? Tetseko. Si abahungu bose rero bavugisha Nyakazungu bakeneye. Nyakazungu atuganirire mu buzima busanzwe, uburyo ubayemo, uburyo mbese umeze, mbese uduhereza amakuru yose. Ukometse nyine tu
ubuzima bwaraza kadusubire ukiri umwana Nyakazu byari bimeze gute k'iyo mwana ubundi wavukiye he? navukiye muri Kongo. Muri Kongo. navukiye muri Kongo twavuyeyo mfite k'imyaka 3 kubera kwaje bibiri karindwi. Mwaje 7 yego muhita muhitira hano mu nkambi? twayitiye muri Kamiya twayitiye muri Kamiya noneho bibiri karindwi niko batuzanye mu nkambi. 2007 nibwo babazanye mu nkambi. Ubu tuvuga umaze imyaka hafi 18. 18. Nyakazu none se ubu ngubu ubona bimeze bite mu nkambi rero? ubona ubuzima cyane buranakora nyine babamo gukomera tu nyine ayukuto sibyo none nyine igihe nyine ubu yakibitu kubu nyine nayabyaye. Warabyaye? mfite umwana w'umuki? Ni umukobwa. yego. Teka n'umufiyanse wawe mwabyaranye? oya twari tukutana nyine tu bimwe biba nyine tu biri aho murabyarana? turabyarana. ubu se bimeze bite? ajya gufasha se byibura? ndetse nacyo yibite wapi kuko ta nyine nziza. ajya yemera se byibura umwana Nyakazu? bino nyine none se utakaboza yuko bakwemera tu nyine. ariko ndavuga se umwana byibura ajya avuga ati umwana no wanjye akaza no kumureba? wapi kuko amyemeye yamufasha. ahubwo ubu niko atagiye nyine kuvuga ibiki. nibwo atangiye kuvuga ko umwana ari uwe. ariko cyane nayo yavutse ku mwana ta papa wake kuko papa niwe papa wuko umwana aza kotana papa sana. ni ukuvuga ngo akimara kugutera inda yahise akwanga? abahungu ni babi? yabawe nyine abagabo basigaye babitotera cyane. niyo mpamvu abantu bagomba kwitondera abahungu. ni ukuvuga ngo yarangije kugutera inda ahita abivamo burundu? yabivuyemo neza ugeze bute niko nyine nabonye atagiye kukuvugiza. ubu umaze kubyara nibwo yatangiye kuvugisha? umwana nyine amukuye nyine akanakuye. ako byibura se hari ikintu ajya afasha umwana? kati zewe ko namukiye ko tawe nyine akiya namukiye ko papa nyine yiwe papa we. biba bibabaje rwose. none se buti ko n'ubuti azakuya kubera yumva amwita papa ntazamwita papa. biba bigoye rwose. ubu se hari indi gahunda byibura ufite kuba bakorwa Nyakazu cyangwa amaze kubona ko abahungu ari abana babi uhita ubivamo? nahise nanabivamo tu. ubu ngubu niyo umuhungu yaza uko yaza ameze kose nuko yaza avuga ngo kwino weta ukukwaye navuga akawapi pe sinanabitekeye sinanakiye. barakubabaje mu rukundo rwose? mwari mukundanye igihe kingana gute? kahita kotanya imyaka 3. imyaka 3 yose? n'igice. ahita biba bibabaje rwose. Nyakazu none se mu bundi buzima busanzwe ni nk'ibiki ujya ubona nyine ukabona nyine birakubabaza cyane? nyine sizi nyine tu kuko hari ikibito nyine ko mutakaza akakukiya ndetse yeka tukutane weta utamuko watsukukiya atakufite kukutsaka. nawe ukamyitsiramo kutsa umutsatsaka na yamara kukuteye ita akakuta. abo nyine ubu maze kukiya takubuka yakaye neza.
n'igikurikiyeho nyine k'abantu nyine bakavuga uriya mukobwa ibiki nyine umuhungu nawe nyine agahita yumva amagambo kandi ubu kukotatse yaguye kuva k'amagambo bakavuga nka gute Nyakazu nyine bakavuga uriya mukobwa ntabwo yitwara neza imeze nyine akiri imeze itari myiza noneho ko umusore nyine agahita kwaka hari nk'umuhungu wigeze kwangura wumva urababaye eka umutima wawe ko waba warabaye ikinya Nyakazu sewe wapipe nuwo nawe ikananyi akanatse nanababaye cyane nyine tu yavuze none tuvuti tsakopa kwemi watsaka akiyakana watsaka nyine zewe nyine sinanababaye kuko nahise vuga umwana sinaki noneho atagiye kuvuga iketa uyikuyemo nahise vuga sasute yaze niwe nyihakanye kandi ukaba ugiye kuvuga umwana wawe niko tuvuga mukuyemo ndavuga eka sinayikuya uramuhakanira rwose eka tabanutse kunyake unatsitseho n'akati ndetse uhita uvuga ati we ntabwo wayikuramo none ese bute niko yapamaga atavuga ndetse ubuti kukiye ibiki amakuru y'umwana ko wavutse ko nta mwana ufite niba nanatwite ndetse nayikuyamo uri mu biki mbese yashakaga ko muyikuramo none si iwanyu se byibura babifashe gute Nyakazu ndetse mu yuko mama yatseka tako ibyo bidahaki nta kibazo yagira byayaze yahita byakiya papa nawe yahise abyakira birumvikana umuhungu agakomeza kubwira ngo uyikuremo hari naho se byibura yaba yarageze akaba yakubwira nk'amagambo akarishye kugira ngo uyikuremo akayega none se cyo ko yamaze kubiki agafata nomero yiwe kanayipoye kakahita nanayisiba yahise asiba nimero yawe zewe yamaze kubiki afata nomero yiwe tayipoye maze kuyipoye katayisiba uhita uyisiba kubera rero nayigitse mu mutwe se buti niko nayibonye nyine tamyitaba biba bikomeye rwose biba bikomeye Nyakazungu rwose Imana yamukoreye ibitangaza rwose yaragiye Nyakazu ubu nta mashimwe ufite akomera aranakomeye aranakomeye yego hari nk'ikintu ubona washimaho Imana gikomeye Nyakazu kubu ipamaze ibyumye iyo itsumye kitse ipafuka tize kubu ipamaze icyumye ifuye noneho ubu ipamaze ibyumye bitatu ifuye ibaze ni ukuri kose Imana yarakurinze yarazi yuko uzahumuriza abantu benshi rwose kandi uri inshuti y'abantu benshi Nyakazu sibyo utakayibetsa nyine tabakana bose tabakana bose ariko nyine abetse bayakota tabutsaza weta baragukunda dore natwe turagukunda turusha tugutumira kabiri urumva tutagukunda mama yakota cyane mama yakota turagukunda nta kintu watubwira zakoze naze tabakunda Nyakazungu muyabana beza muyitsiti nziza twamenye ko wakoze impanuka rwose turavuga nakoze impanuka muyaza muyatsuya zakoze nyine turimo n'izabaho umukiza Imana izaduha umugisha tuzawugabana ariko uwo mugisha Nyakazu gahunda yo kujya muri Amerika se ni ryari segeti nawe ko gisegeti kandi segeti yatunye iwacu mu gikogotse wewe nuko atanaraza ariko atanarakuta none natayapa nawe agiye kubyiza atuma na Amerika abima Amerika noneho utsiza uko yaba ari kubiteketsa hanyuma utatse utapfa amakaye kugira
uzuko zamukiye numvise ko mukiye guketa ndavuga uyatsetse ndavuga abafite amahirwe nitwege kwatsinye kabatutsi bari bateketse teti weta avuge bano batubatsinye tayo baraye batuyituye ariko ako kazi turi kugatekereza ubu Nyakazi ubu nk'iyo ugera hanze abahungu bugatangira kwandikira ariko uzajya ubabwira gute uyatseza nuko baki sebitsakoze pe si nyine kubera ubuzima butsaratwe nyine sekuta n'abantu weta ntabakota weta ayo mutukwatikiya weta sibyo nyine ayuko kukukiya k'ibibazo afite okay weta wabona yafite ukayamuhereza ukayamuha hoya ndavuga ibyo kugutereta Nyakazi ibyo gutereta yeye za wapi pe ukotse yabata yatetse ti hano none akateta ti ukotse kwa nabuye yaye ntabwo wagaruka se gukora ubukwe nawe reka wapi pe ubu se nta muhungu ujya kureba Nyakazi ite weruka reka pe ikena na yikiye kotse cyane cyane pe yuka no kuketa kubera ayo mukobwa w'umutsite waza yuki witwa Bakiyeka ndavuga kujya gusura umuhungu Nyakazi reka kumusura mwiki ndabyita bakinya ntabyiza bagire ndabyo pe reka usa ni nk'ibihe bibi bagira Nyakazi ahubwo se ni ikihe cyiza wabafuka gusa ubwo basaza bawe ntabwo ari abana beza none se batsatse kuko tuyamayatse oya nyine nese ubu ngubu abwiye umukobwa ngo aze kumusura ari ikibazo yaba yimene nyina nese yamutwara iki Nyakazi umukobwa yatsamuye uko tsakayeka kuketa muri keto yabo iyo keto se yaba agiye kuyifata kuyikoyamye nese hari abakobwa bajya muri keto Nyakazi eko ndetse uyu kuva kabakobwa babyaye si kuva bakoye mbagira ngo bagiye kubateye iwabo Nyakazungu agoya jewe kabakobwa n'ubuti pe baba bakurikirana ewana biyakane petse batsuye abahungu kuko abahungu ayikiye baba bikoye kabutiti nuko katsaga nyine yakize kandi kabutindi se nibiki kandi Nyakazi nikatsita none se nikute namenya ko umuhungu ayakeketa kunutsuye takiyeta mutsuye nese ubu nk'iyo ugiye gusura umuhungu bigenda gute Nyakazi zatsewe eka none se ubwo wabyaye utagiye kumusura koko ite aha nese ubu byabereye he Nyakazi byabereye ariko none itokiye nyine tokona yimenye ikibitsa abahungu ariko ikihe nabimenyeye ewa zakopa kubakete yakoye cyane ubu ntabwo wakongera kubyara Nyakazi eka uzaguma n'umwe ewana nikiyama ariko kabona uwo mugabo sagira ute saketa ariko takona sinavuga kiko kyakubyaya wapi ibaze abahungu rero n'abana babi rwose abahungu mwatumye Nyakazungu abatinya rwose Nyakazi ubu abahungu warabatinye bose use nanjye wantinya koko uretse uko watakitu kibiti uyakanitse ate nakutinyute kawe ko takitu kibiti uyakaniye aho nakutinyute abandi se bo mujya muganira ibibi none se ayuko umutubona sibyo agagukira ko tufuti tufuti gute se kandi none se tekeza ko muto niko mukaniye atagiye kukukiyaza nyine tuzaze kutsuye utaze kugutsuye utetse wapi tago byayitsaba tu
ibaze ku izina ry'Imana mugatangira kuvugana agahita akubwira ngo uze kunsura uze kunsura kuko tsuya mwikitse aba yabyaye se naba nagiye kumuyeba ahubwo aba yabyaye Nyakazu niba aba yagiye kunyebwa nziza twigarukire mu buzima busanzwe Nyakazu sibyo rata ni nk'ibihe bintu ujya ubona ukavuga ati ngewe Nyakazungu ni ibi ngibi mfite undi mukobwa wese utamubonaho kibijyanye n'iki nyine tuvuge ati ngewe Nyakazungu uburyo meze ibi bintu mfite kugira ngo ubibone ku wundi mukobwa biragoye ikintu cya pekee kiano yuko utakwita sana ikindi kuta no gukita ko gufata k'umuntu k'abantu nyine ayikaba byenyine ubona kuweta akabana kubera k'abana be nyine baba bayakiye weta kaketa weta kamufata nuko kumuketse kaketa kamukeza k'ibitu kamuhomera zamenye iyo fa n'ubuti pe suku babetse cyane abetse batatse bavuga yititse ayagiye yakutaga kupome yakutaga koza muri kakanyeketse ibitu mete kifte bi kandi ukabibogereza nta mafaranga ubasabye eka nzewe ya mu buzima butabye nyine nako none keya nyine keya ikiye nakutaga ko kuketa kakoya k'umuntu nyine nuko ibaze kweri nyine kubera nyine ipanana bakutse tu ndaguketa gufata umuntu nyine utakuta uri gusakuza amana habe nasugira Nyakazu ubu rero mu nkambi ibintu biba bikomeye bya hatari sibyo ariko se nk'iyo abantu bakubona kuri kamera cyane ujya ubyakira gute nyine ahubwo aho kiya nyine uko bitekeza zewe para nyine yakute batsi ikibazo ahubwo ayikaba tubetse baba bavuga ayikaba tubuye bakajya ariko ufite amafaranga ndetse ko yayo mafaranga watsana batukuyiyamo amata kavuga yahetse kavuga ko ufite amafaranga nuko kaba metsetsa kavuga metsete ko umeze neza ko bakwitaye kavuga muzabikumbura agahita avuga nabonye amafaranga meza na wuko kinya ariko se ni hatari ibaze kweri ni hatari pe Nyakazu abantu iyo bakubonye nko kuri kamera bagahita bavuga ati ibyo byose Nyakazu ngo wamuha amamiliyoni none bakavuga watukuye amata nategeza atari ikitesi icumi nifitiye none nakwibaza kavuga yitsabakiye ko nanateka ati bayapa Nyakazu kuva watangiye gukora ibiganiro nta bantu bo hanze bajya kunagira amafaranga koko reka nuko ipe nta muntu urarya ku mafaranga yo Nyakazu ahubwo cyayakupuye ahubwo ikitu bagiye nyine nuko nyine kaya katu ko kuvuga tarapo yikanye kitseketi ako katu katsimitse abantu benshi sana ahubwo kibatametse uko kana katu tamutu bayamafaranga nyine ayatse nyine nikibyo ibane tikwibaza ametse none naye bakabata batupozitete kahita bakuyima kazakatsakize nitsitsumi wagiye ubabwira bakakubwira rwose bakakunagira agafaranga Nyakazu none ni hatari nuko pe ako rwose bagomba kuzajya bakunagira agafaranga nawe ukiryohera ariko bundi kumutu abona yuko utekeza kibyo bintu ni bakeya sana noneho ayikabatu tukavuganaga tukavugana noneho umwe nayamukemeza
meze matanyereza amafaranga kuko nuko kakura fone bakatabuganye tayakwemeye ariko tugatsatse kuri kw'igitoki kati tena tugatsike ibifuka nuko kahita avuga meze ko mwabitinya ahita avuga nabonye ukayetse wafuze abantu batakuhaye kavuga none zaya kavuga none zaya ko batampaye n'ubundi none zubuti ko batapaye wowe ko wapaye uko siko nako yiki ninde yakuguriye telefone ta muntu yayikuye ahubwo ayo muntu wayinyemereye umuntu wayikwemereye rwose nayigutumira ariko nawe wiryohera ariko ubutaha tuzahure rwose uyifite unamushimira umubwira ngo kuko mu kwa kayikutse aba ayifite mu kwa karindwi urumva ni mu kwezi gutaha kwageze rwose nagere yohereze rwose ariko umuntu tufuka ameze ubutinye uyu muntu twakoranye ikiganiro arapata ameze ubuti iyo ubona afite uba ufite avuga wapi ta telefone mfite akahita avuga ukoze k'abantu nyine k'abantu bakukoretse ikiganiro nabo bazavuke umunsi umwe nyine wita bakukoreye na fone witaze nuko bava kugukorera akaya gatoya ikibazo tuzakugure kari agatelefone kahita avuga ata kibazo vemwe abamukoze n'ubuti ni ugukenera kureba ibyo ufite none nateka tagia kwitsa biyawe nakoya kayita katse ako ikitoki niweta nyine bikaketa neza cyane rwose bone bikaniye koya n'abantu baba batuyebye wa rwose tugomba kubitekerezaho nk'abantu tujya tugukoresha ibiganiro njyewe bwa kabiri ubwo urumva nanjye ngufitiyeho ideni sibyo cyandi igabanye mu kanya tugiye gutandukana tugabanya ideni reka turaza kureba ukuntu tugabanya ideni ako se undi sinaguhaye yose nyakazi none se ahubwo nyine oya nyine tukabanye nuti nawe akakabanya wita nuko akabanya nuti nawe akakabanya ikihe nyine yahita ahuriyamo yahita ahuriramo turaza kureba ukuntu tubigabanya rwose turebe ikiri buze kuvamo sibyo ariko njye mba nayagwaye nyakazu unayafite ukayaba unayafite ukayapa wawe unakoze tu turaza kwivugana nyuma ya kamera rwose turebe ukuntu tubigenza kuko nyine ubuti iyo unafite fone kwako tu umuntu aba ari kutakanomeye kabatu nyine takanomeyo baketa ko kuyeba bakaza kitabaho kitaba ku WhatsApp kati amayinite yo muri Amerika iyo ugiye ko kuhamagara ko umuntu bahagaze k'amayinite yo muri Amerika tsana amafaranga ameze nyine bitsuye tu ugatanga kaya mafaranga kiye kuko k'amayinite akabona nyine ibyahita akayakuha akakukiya ukaryamo akantu nyakazu reka tugane wenda ku musozo w'ikiganiro cyacu turebera nako dushimira n'abantu bakomeza kudukurikira buri munsi tubabwira ati rwose muzajya mukomeza kudukurikira n'izo mbaraga dufite ndetse na nyakazungu tugushimira hari ikintu wasoza uvuga sewe nshimiye abantu bakunda kuwuteba noneho bakakata no kwitsa karifu bakakanda nyakazu bakakata kwitsa karifu aba bantu nabo tabatshimiye cyane bagakanda kuri subscribe na like na like no ku mutima na share share kaba bantu bukote nabo tabatshimiye cyane k'ibikorwa bagiye bakora nyine biyitsawa rwose bakomeza bakora n'ibyo bikorwa rwose mukomeze munakora ibyo bikorwa kandi tuyabakota cyane natwe turagukunda nyakazo n'abo bantu bwose badukurikira turabizi 100% ko bagukunda nzaba yakota cyane kuko baragukunda noneho kabatu bagiye bafata kayakato noneho nabonye umunyamerika yakoyetse umupyete tuyanye afata iyo atuyatse ayayiyituya
ati yaho n'agatete nuko ayo n'akana kari guteka nimaze kuvuga kitayapo yikanye kitseketa ako kana kakaketa kakatseka nuko kuwa muntu nawe yeyo sana waba nyine ari gutsikana umuntu nuko beya nyine ariko Imana itayabikoya neza tu Kanyakazi reka tugushimire kugira ngo tunakubohore ugere mu rugo amahoro ndetse ugere mu rugo hakiri kare usange ujye konsa n'umwana sibyo yego muyakoze cyane sawa nawe urakoze